Didier na Habiri Habimana Yves gukinana ubona ko bidahura. Abantu benshi barebye nka centre Didier bamuhaye umupira ajya kufunga ari imbere y'izamu, ni kimwe mu bintu byaranze umukino. Ikindi byaranze umukino ni kufura ya Dawo. No bwa mbere naye mbonye umukino ushobora gutera kufura nta akanirwa gutera umupira. Twahiteye nko muri santimetero 5. Ubu abantu bari kurukuta bategereje gushyiraho imitwe ariko umupira arangije awuterura wanga kugenda. Ikindi Rayon Sport mu gice cya kabiri izanyemo Tambwe Guruari yinjijemo Ganijuru, ntekereza ko numwe mu bakiba navango sinzi niba bazatanga igihembo cy'umukinnyi wisubiyeho ariko Ganijuru Elia Bareyo mwishimire ko mufite Ganijuru. Hejuru ibibazo byose aciyemo gutizwa muri viziyo ikamanuka kwibaruka sinzi bizame bya leta niki, Ganijuru arimo arakina umupira mwiza pe kuri gatatu ubushake guhindura amasante kuko kijyamo umupira wa mbere yateye yawuhaye Basane buhindura icyerekezo ariko yibeshya ko umupira urajya mu izamu birangira defense ragorda ukuyeho. N'igitego cya kabiri cy'umutwe cya n'amahirwe ya kabiri ya Rayon Sport yabonye n'umupira wa Ganijuru yahinduye bedashyiraho umutwe. Iyo cya kabiri Rayon Sport navango yakinye neza gora niba ari ukwigaye ubuto gora ari ukuntu yatsinze mu gice cya mbere ko mu gice cya kabiri nta kintu igeze ikina nayo yakinaga ibintu bisa nkaho gutamporeza birangira Rayon yishyuye. Hari umure twaganira nimugoro umukino urangiye w'inshuti yanjye arambwira ati Rayon Sport irababaje, ati Rayon Sport imaze imyaka 7 idatwara shampiyona ko iyi APR 2019 iyi shampiyona APR igiye gutwara ni ya 7 yikurikiranye. Bivuze ko Rayon Sport imaze imyaka 7 igiye nyine yuje imyaka 7 idakora kuri shampiyona. Rayon Sport ikintu yakora gikomeye no gutwara igikombe cy'amahoro iyi sezo, nubwo ntabwo ngo bitoroshye urumva uko bazakinana kuri finale aramurakariye cyane. Hagati Rayon Sport uyu mwaka ngo ikintu yagezeho ngo gikomeye cyane ngo nuko inyuma yari Hilal mpaka itwaye shampiyona. Ni Monzane urumva ati abarero nyine bishimiye kuba ari Hilal yarabaye ya mbere ku rutonde. Abarero batangira gucoringa abafana ba APR bagira ngo ntibazishimire igikombe cyabo bavuga ko ari Hilal ariyo champion. Bati ni gute ikipe ya kabiri yaba champion cyangwa ya gatatu, ariko bo no gusohokera u Rwanda bishobora kuzabagora kubera yuko kivuniramo kitsinzi bifite match na Mahanga irabanyuraho fata umwanya wa kabiri kandi birekere ko Kivuri bubikore kandi bazanibura ku mukino wa nyuma kandi bafitanye na match irimo n'inzigo ya Haringingo. Niyo atamu Haringingo Kiyovu na Rayon nizicana urumva zicana waka. Icya kabiri bafite nyine umukino wa nyuma muri weekend izaza na APR. APR bwana nabyo hari inziga irimo ya mbere. APR avuga ati bavuze ko ngo twanganyije nabo ngo tubibye bahora bavuga yuko tubiba barimo baravuga yuko tutari champion y'u Rwanda bashyizemo hari Hilal nkaho yabaye umunyamuryango. Tuzahura kuwa gatandatu rero impaka naho ngo zakemukira muko twaze tuvuga Liverpool Rayon nayo kubona umukino yatsinze ubibara bigeze mu kibuga gusa urumva izo risk rero zose ibyo byago bisa nkaho biri kuri Rayon Sport. Ikibazo nakubaza irasova iyi sezo yabo byibuze ku gikombe cy'amahoro nicyo cyonyine basigaje, nicyo gisubizo cya nyuma gishoboka naho ubundi umwaka ndapirwa twa gikombe cy'amahoro nicyo kintu abariyo babishimiye uyu mwaka tuvane igihugu cy'uvuga ngo bishimiye nko kwa Hilal batwaye igikombe. Nicyo kintu cyaba kiri positive kibareba gishobora kubafasha umwaka utawe imikino kwinjiramo bahagaze neza. Bitabaye ibyo umwaka wabo wabaye nk'indi myaka 7 ishize. Umwaka bagize urimo impinduka nyinshi z'abatoza bakinnyi benshi kugurwa muri merikato yo mu kwezi kwa 7 no muri merikato yo mu kwezi kwa mbere, impinduka mu buyobozi. Ibyo byose bigira igisobanuro cyo kugira sezon mbi. Ko yuguza abakinnyi barenga 5 mu kwezi kwa mbere bisobanuye ngo
fazare ntabwo mwari mufite abakinnyi beza. Muri fazare tour still mugakomeza kurwana gusunika, ariko nabwo bikarangira mwirukanye umutoza, hakaza undi akaba afite ibisobanuro yaguha. Ikipe yayifashe muri sezo hagati yenda kurangira, ayifata Rayon Sport iri muri kuruse y'igikombe cya shampiyona, iri kureba uburyo yagera kuri finale y'igikombe cy'amahoro. Ikipe utakoranye nayo pre-season, ikipe utatiguriye abakinnyi, bigomba kukugora. Niyo mpamvu turimo tubona match nyinshi arimo agenda azinganya, turimo tugenda tubona umukino mubi, bikanahuriraho nuko nawe navuga ngo abakinnyi ntibari kumufasha, ko ntabwo bisobanutse nyine uburyo match nk'izi ngizi zigenda zikurikirana mu gihe nk'iki ngiki kiri kurusho, ugira gutyo ugasanga hari match winjiye mudafite umukinnyi w'ingenzi. Urugero nko kuri iyi match ntarafite umunyezamu Kwizera Olivier match nk'ingi abakwiriye kuba hari kugira ngo nibura umwanya wa kabiri bakomeze kuwugumana 100%. Ibyo ngibyo Kwizera Olivier ku makuru mperuka nuko nta mvune afite. Hari mvune afite? Nta mvune afite. Bavuze ko afite ikibazo ngo cy'uburwayi, ejo bamukura muri squad ko bari potinze. Okay, ariko nyine iki gihe nk'iki ngiki buri mukinnyi wese w'ingenzi muri equipe abagomba kuba w'ingenzi mu gihe akenshi umutoza akiri nawe akiri mushya. So ubwo rero kuri hari ingingo ikintu yakora agakoresha ubushobozi bwe n'ubuhanga bwe bwihariye, nawo ubuhanga bw'abakinnyi nabwo burakenewe, ariko bagaragaje limite mu bushobozi. Abakinnyi bari bizeye ko bazabatwara muri no sezo benshi barabatengushye, pereye kuri Foringanye bari bizeye ko azagaruka ari agasubira ku rwego yagiye ariho mbere yuko avunika. Bari bizeye ko Asmani shobora kubatwara mu gihe Foringanye yaba yarasubiye inyuma. Bari bizeye ko batambwe Gruare bashobora gutera intambwe bakaba bafashe equipe, ariko bose twagiye tubona nta numwe ushobora gusteping up mu buryo bweruye avuga ati Rayon Sport nyifite ku bitugu, ngiye kwitsindira ibitego bishobora kuyikarifiya, bishobora kwihesha igikombe. Ibyo byose twagiye tubona ari sezo nyine yirimo ibintu byinshi bihurirana bitari byiza ku musaruro wa equipe muri rusange. So mbona ko kuri ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bakeneye gukora ibishoboka byose nibura igikombe bafatanye na APR, bazakora ibishoboka byose bagitware, cyangwa se nibibananira bizere ko muri shampiyona Kiyovu bayitsinze. Ni ibintu bibiri bishingiye ku gusohoka kwabo, gutsinda APR kuri finale cyangwa gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport, kuko ubu ngubu ikipe ya Kiyovu Sport barirusha amanota 2. Tubigarutseho Kiyovu Sport ifite amanota 50, ifite 52, iratsinda match yabo iragira 53. Bisobanuye ngo match ya nyuma izaba ariyo itanga umukandida ugomba gusohokera BK Pro League. So mbona ko kuri izi match ebyiri hari ingingo Francis afite ziraza kugena uko impera za shampiyona kuri Rayon Sport zigomba kuba zisa, n'uburyo bagomba kuzinjira muri Mercato itaha bari mu mwuka umwe n'ubuyobozi abafana b'ikipe ya Rayon Sport, ko kubura sport yo gusohoka muri CAF Confederation no gutsindwa na APR cyaba ari cyo kintu kibi kiyongera no kubindi bitari byiza bafana bagenda ba experiencing muri no mwaka w'imikino. Byaba bije nka nail in the coffin, byaba bije icumu rya nyuma uteye mu isanduku bitari byiza. So nekereza ko kuri hari ingingo nicyo kintu cy'ingenza kwiye gukora, n'ubuyobozi bukaganiriza buri mukinnyi wese agasobanukirwa n'icyo agomba gukora muri no mikino ibiri isigaye, bakitegura neza mu buryo bushoboka, yaba mu buryo bwo kubamotiva, yaba abariyo kubamotiva. Kunganya na Gorira byabaye ntago wabisubiza inyuma, ariko ibiri imbere wabigiraho control, nubwo rimwe na rimwe ubushake buba buhari ariko ubushobozi bukanga. Ariko kuri Rayon Sport nanone bakeneye gusova sezo yabo kuri izi match ebyiri ruvuyanga. Navuga yuko mu buryo kuri nicyo kintu cyonyine cyabasova uyu mwaka baramutse batwaye igikombe cy'amahoro, ariko nibaramuka batwaye igikombe cy'amahoro no kwitekerezaho kudasanzwe bagomba gukora. Urumva nta kintu ubuyobozi bushya bwaba bubafashije mu by'ukuri, ntaho bwaba bunyuraniye n'abandi. Nawe icyo bakeneye gukora ni at least kubahereza igikombe. Buriya match imwe y'igikombe rero, match imwe y'igikombe buriya inyuranye na marato. Buriya marato bisaba nyine ikipe nka APR
ibintu byayo byinshi biri ku murongo, ari iyo mihembere, ari ubuyobozi budahinduka, ari umutoza nyine akagirirwa icyizere sezo yose akayisunika akanyura mu bibi n'ibyiza bakamubakinga, n'impinduka zose bakora bakaba bazikora umwaka w'imikino urangiye, bakagerageza abakinnyi bakomeye kubagumisha mu mwuka mwiza. Ibyo ngibyo muri marato biragufasha kuba structure imeze neza, ubuyobozi bumeze neza, imihembere imeze neza, umutoza ari kumwe n'abafana be atsinda imikino akongera indi, yagera mu bihe bibi bagakomeza. Ariko kuri match imwe y'igikombe iraza ikahita ihindura sezo yose. Twagiye tubona amateka akorwa n'ama equipe mato. Twabonye Wigan 2013 twara FA Cup ntawe wabitekerezaga. Leicester City rongerera bikora 2021 twara FA Cup, nyamara umwaka wa champion utari mwiza muri rusange. Bisobanuye ngo match imwe y'igikombe ikora ikinyuranyo, ukaba watsinda umuntu utekereza ko utari butsinde. Kuko nyine uwo munsi aba ari umunsi wo kugira ngo abakinnyi bakora amateka muri equipe barimo. Benshi nubwo ubu nizeye ngo umwaka utaha w'imikino iyo equipe nzaba nkirimo, ese mu kuhava nzahasiga iki? Ase nubwo tuvuga ibyo byose ubundi Rayon Sport bari bafite equipe ihanganiye sezo. Equipe ntayo Ruvuyanga, equipe ntayo. Ubundi Rayon Sport irahari nyine. Mu kwezi kwa mbere niba barashyizemo abakinnyi hafi 6 bose uko baguzwe bakahita banakina match ya derby, niba ubyibuka neza bagakina match ya APR. Bariye 4. Babisobanuye ngo abo mwari muri kumwe Fazare ntago bari bari ku rwego rwiza bihagije. Guhinduramo abatoza inshuro baretse kujya kubatoza abo se baje, abo bakinnyi bo baje bo bari ku rwego rwo gukina ikipe nka Rayon Sport kweli. Urumva hari byinshi twasobanuye bishobora gutuma umwaka w'imikino ugenda nabi kuri equipe. Ushobora kuba washyira ku murongo ukavuga ati ibintu ntago byagenze neza muri equipe, imihembere, imihindukire y'abatoza byose bikaba byacanga abakinnyi. Ariko ukurikije umusaruro barimo batanga, bamwe banasubiye kuri benshi n'abakinnyi basanzwe, ubona ko harimo icyuho Ruvuyanga, ubona ko kwiyubaka muri iyi mpeshyi birakenewe kuruta ikindi gihe icyo cyose, ndetse n'umweyo urakenewe. Ibyo nge tujye Muhanga twageze match ya Muhanga, batsinzwe na Muhanga kimwe ku busa. Nagize amahirwe yo guhura n'abayobozi ba Rayon Sport, hari ahantu twahuriye bose, harimo perezida wa Rayon Sport Bwana Meya Murenza Budara, harimo Jean Baptiste, harimo Rwagacondo, Dr. Emile Rwagacondo, hari Mugakwaya Olivier, umva ari body yose n'undi inshuti yanjye bita Vivensi. Barahuye bari kumwe gutyo uko mbavuze. Ibyo twaganiriye ahubwo byibuze icyo umuntu yakwishimira muri Rayon Sport ni ukubona byibuze ubumwe mu bareyo bwagarutse. Byagiye bikunda kugorana mu myaka yashize. Abafana n'ubuyobozi bari mu mwuka which is good. Icyo ni cyo kwishimira. Icyo ni ikintu cyiza kiri positive cyananshimishije iyi sezo. Ubuyobozi bugomba gufatirana actually ko abafana ba Rayon Sport bishimye, imbaraga za Rayon Sport gutsinda, bishimye bakanishimira nuko bayoboye n'ababayoboye. Icyo kintu kiba ari ki muri Rayon Sport. Mu gihe amatora bayacumye bakayashyira mu kwa 6 champion irangiye. Ni byiza. Ahubwo ngiye nawe wasubye ikintu kimwe ndababwira nti Rayon Sport ikintu kiye kibabaza abafana bayo nuko Rayon Sport yibwa kandi muvuga ngo ntacyo mugira. Yibwa gute? Iraribwa ikaribwa n'abantu befuza indonke, befuza gushyira mu bifu byabo, cyane cyane muri Rokiritomo. Yavuga n'ubu ngubu cyo nayo babwiye n'ubu kwezi kwa 6 kugiye kuza Amerika tigere. Yego nzaba ndi inshuti Murenza Budara, ubwo hari umukinnyi mfite muri Cameroon ye kumanura atari umukinnyi nikurikirane, bagende bashaka CV bayidukubita nta kutimone kuri radio.
tumuvuge koko tuvuge uburyo akomeye naza gukanagira mu Nzove wasira mwakira ku kibuga cy'indege tubivuga ajya muri office za Rayon Sport mu Kiyovu tubivuga wasira avuga ati araza gukora imyitozo aramanuka mu Nzove saa 4 za mu gitondo arabariyo tubivuga kwinjira ni bibiri imyitozo bivuga stade yuzu Inzove yuzure nasiki Nyamirambo dusange ni wasi nta uhamya abantu bapfunyikira abakinnyi batatu bane batanu nimurangiza muvuga ngo tugiye gura umukinnyi ngo mushyire kwa kanyenyeri kacu nkuko baguze Abedi bigira imana umukinnyi mutanga $25 abahombe ndavuga byibuze mwabaye imfura this time muri uko gatandatu mukagura Rayon Sport abakinnyi byibuze niyo baba ari bane gusa mukemera bakabahenda ariko bakaza ari intoranywa zo kuri uyu mugabane bafite ikintu babafasha mutazarogereta mutagiye kugura abakinnyi 12 b'abanyamahanga b'impfabusa bazaza bakamera amezi 6 bakabajyana muri FIFA bakabareka ntibyaruta kweri Adera byaruta nicyo kintu Rayon Sport ikwiriye kuba serious muri kwezi kwa gatandatu icyo uvuga cyo ni ingenzi cyane ubundi ikanagira rokritoma nziza muri buryo buri lokali mu gihugu mu bene gihugu ariko niba ishatse abanyamahanga nishake batanu beza bazahora babanzamo bazajya gukina na APR abare bakavuga ati byibuze abakinnyi bacu turabeteze urumva hari ikintu kuri icyo kintu garutse uruvuyanga hari ikintu bakeneye gukosora ndibuka muri Merikati ishize sinye ko nanabibonye imyaka myinshi aho Rayon Sport izana abakinnyi bagasezererwa bakiri muri pre-season cyane umukinnyi akahagera yategewe yahaweho ibyibanze itike y'indege yewe n'umu agent yamaze kuryaho make araje ariko muri pre-season umukinnyi ntahabwe kontra bikarangira asubiye iwabo cyo bisobanuye niki nuko uwo mukinnyi mwateye igiceri ahanini nkanabihuza nuko n'umuntu ubazaniye uwo mukinnyi ntabwo muba mumwizeye buriya niko nge mbibara umuntu ubazaniye umukinnyi akaza agakora pre-season akirukanwa pre-season itarangiye cyangwa shampiyona igiye gutangira cyangwa kwirukanirwa mu myitozo babisobanuye ngo uwamuzanye namwe kwemera kumwakira mwembi ntago mwari mubyizeye kuko ari umu agent mukorana muziko kucyo wagarukagaho ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuzana umukinnyi bazi ko ari kuri level yo gukina muri Rayon Sport niyo test ntago yabanza kwinyuramo ariko kubera ko nyine babazi ko umuntu bagiye gukorana bamufiteho batizeye neza ko umukinnyi yabazanira ari ku rwego rwiza rimwe na rimwe bagasanga uko babitekerezaga niko bigenze babisobanuye ngo ntago uwo muntu muri uwo mwanya bagikeneye guhabwa umwanya muri Rayon Sport ndavuga kuzana abakinnyi ubutaha mu making sure ko umuntu uzana umukinnyi aba ari umuntu muzi kadashobora kubapfunyikira aba ari umuntu muzi ko yifuriza neza Rayon Sport cyangwa ari umuntu muzi ko muri gukorana mu buryo buri professionnel iyo abantu muri gukorana mu buryo buri professionnel nta bintu by'injyawuro birimo muravuga ati uyu muntu arabizi yuko uyu mukinnyi we n'umukiriya we amukeneyeho amafaranga amukeneyeho kumuryaho ayo mafaranga y'aba agent akeneye gukora ikintu cyiza so izi mpinduka zose zigenda ziba nabonye ko bagiye kubazanye sporting director umugabo w'umufaransa right sporting director uriya ni Cyamara sporting director ubundi mu makrebe abashinzwe iki Ruvuyanga uretse nk'ama equipe usanga bafite na babiri batatu director wa sport ama equipe usanga bafite ba sporting director ugasanga bagira benshi nabikunze cyane inshingano za sporting director rero nugu gira gute hari uburyo nabisobanura muri ubu buryo nabisobanurira abareyo mbere ko tugiye kwinjira muri APR Jangwana yamaze kuhagera Sa Jangwanovic kipe ifite sporting director cyana we irababaye turabigera so naye uri igomba kumushaka a sporting director muri club uri kumva ubundi hari ibintu by'ingenzi agomba kuba yobora hari recruitment hari squad planning ngo no gupanga uburyo equipe izaba
ihagaze. ubwo ku bantu bumva umupira w'abongereza twavuze uburyo Andre Bert ari we sporting director wa Arsenal kandi uburyo ngiye niwe kubisobanuramo waguriye Arteta aba bakinnyi ubu buryo ngiye gusobanuramo ni uburyo bw'abongereza ni ibintu reka banze mbishyire mu mfunyamfunya hari recruitment sporting director akwiriye kuba afite ubushobozi bwo kugura abakinnyi kurambagiriza umutoza abakinnyi beza bamufasha beza yewe nushaka kunongeraho n'umutoza ko sporting director niwe muntu igitekerezo cy'ikipe mu buryo bwa identité mu buryo bwa formation mu buryo bw'ama philosophie ya equipe ubundi sporting director akwiye kuba ifite mu mutwe n'umutoza azana akwiriye kuba muziho ko afite ubushobozi bwo guhura n'iyo philosophie ya equipe afite mu bitekerezo bye. Hari contract strategy ubwanga bigeze mu guhereza abakinnyi amasezerano ese uyu nguyu arayakwiye ese uyu ntayakwiye uyakwiyangana gute akwiyangana gute zijyamo n'izimeze gute umushahara ugomba kuba ungana gute icyo ngicyo kiri aho ngaho. Hari academy links of course sporting director akwiriye kubaza umwana uri muri academy mwiza ushobora kuza muri equipe ya mbere agahabwa amahirwe. Hari guhabwa amahirwe muri equipe ya mbere director no guhabwa amahirwe mu myitozo uranaga abana bose bavuye muri academy ari director ngo uje muri equipe ya mbere ngo ugomba kwita ugaragara kuri feuille de match oya hari uhabwa amahirwe just ari kugira ngo ukorane imyitozo na bakuru bawe. Hari n'uhabwa amahirwe bizwi ngo straight arajya kuri feuille de match niba ngombwa ahabwa iminota. Izo mpano ziri exceptionnel zibaho urugero muri Liverpool Lyon ngo umuhe isezo Max Dorman muri Arsenal bibaho nabasaka nuko byagenze. Hari long term football vision ahangaha noneho ni ahazaza h'ikipe ugomba kuba hafite mu mutwe no mu bitekerezo unafite strategy. Turifuza Rayon Sport mu myaka 5 imeze gute ese ni trust the process ya Arsenal turahera ku bakinnyi baraho baringaniye tuzana umutoza abazamura urwego bajye ku rwego rwiza niba mara kujya ku rwego rwiza tubashyiremo abari complete. Niba Rayon Sport maze myaka 7 idatwara igikombe iyo ihera nk'icyo gihe mu myaka 7 ishize sibyo yes za 2019 ivuga iti tugiye gufata imyaka 5 nidushaka tuzakibura igikombe nta kibazo ariko 2026 cyangwa na 30 tugomba gutwara igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda cyangwa se byose. Ugomba kuba ufite uburyo ibyo bintu bizakorwa n'uburyo bizaba kandi ushobora kubikira amatsinda consistently 2032 mu buryo bora dukitabira amatsinda ya CAF ayariyo yose ibyo aho niho va football vision aho ngaho ni long term football vision. Sporting director ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukwiriye kumwicaza bakamubwira ati okay dore ibihari ngibi dore ibyo twifuza kuzageraho ni ibi ngibi mu myaka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ibi bintu wabidushyirira mu bikorwa akagenda akicara agakora inyigo neza akareba uwo mugabo Rayon Sport irimo guhakaza ubundi akaza akabashyira kuri tableau agafungura hariya PDF imeze neza cyane akabasobanurira ati dore bizagenda gutya na gutya ntago ari umuntu uje kwicara gusa ngo uricaye just uricaye oya ukabasora ukabwira ati mu myaka 2 3 5 6 7 ndabona uyu mukinnyi nzanye rwose mufite igitekerezo iki niki myaka 3 azadufasha ibi n'ibi umutozo uyu azadufasha ibi n'ibi akabisobanura cyangwa se hari n'igihe uzana sporting director ukaba mubizi ko muri selling club nabyo bibaho amakipe nka za Dortmund uzana sporting director cyangwa amakipe nka za Benfica amakipe nka za Brighton ukaba ufite aba sporting director ariko ubizi ko uzanye ari ku rwego rwo kukubakira umukinnyi mu myaka 2 3 wagurisha nabyo bibaho wajya babimenya. Akaba n'undi sporting director nyine uri ku rwego nk'u Andrea Berta uri muri Arsenal avuye muri Atletico Madrid avuga ati ku ngoma yanjye twatwaye Europa League twatwayemo La Liga 2022 ndumva ngeze ku rwego rwo kuba najya muri Arsenal nkaba nabakorera mercato nziza ishobora kwita bako ibuzuza bakaba bahatanira igikombe cya champion. Sasa iyo level muri Rayon Sport nabo bamenye ngo turi kuri iyi stage ni by this time ubushobozi bari n'ubu sporting director mu buryo bwa hazaza Rayon Sport hari mu biganza byawe dusobanurire way forward uburyo ugiye kutwubakira ibintu uburyo
uzahuza ibi twagarutseho, uzagura abakinnyi beza bakwiriye kuba muri Rayon Sport, uzaplaninga squad uburyo igomba kubihagaze mu kibuga, byose ubifite mu bitekerezo, abakwiye amasezerano n'abatayakwiye, uburyo abantu bo muri academy binjira muri equipe, ibyo byose biba biri ku mutwe wa Sporting Direct.